ko uruka kunywa yo byemeze bite singonde ukuntu kimeze nko cyaje ngo kisuhuze urimo urambwira ngo ndi kwiruka nagira ngo mere nke reka nkubwire utaranirwa garamye agira ngo ijuru riri hafi uri kurifata gutya urumva wagaramye hasi ugashaka kurifata nibwo wabyumva ngo no ugiye kuneba siduye wiruka sengero nta kibazo mfite hebwo no ugiye nyine nibyo nakubwiye hamase mvuye kwa Kazuba nkimara kugerayo bati rero reka tuzane marene wawe hanyuma asa gusuhuza Kazuba bayakimbona gutya ajya kunsumira nirukangira hano aranyirukankana do angejeje iriya andengeje igipangu kiwabo nirukanka kibuno mpamagura amenya te ahubwo ndagira ngo menye amenya te ku mugani ujye guhurira bya bindi ubwo ntago wamunteje utaranirwa garamye agira ngo ijuru riri hafi uraryama hasi ukumva yuko warifata gutya nese byagenze bite ntabwo ndi kubyumva ngiye wawe Kazuba baravuga bati rero marene wawe reka tumukuzaniye wenda wowe yakumenya kwegera icyo umubwira yaranagukundaga Kazuba kimbona ahita avuga ngo ngofo kazanjye uri ubuka ibintu twamukoreye hariya ahita amenya ahita se yiruka mu gihe agiye kumfata ndiruka ku ruhande ntambika gutya ku ntebe ndasamuka mama arataka baramufata amunyamuruyeho ndirukase nanjye kibuno mpamaguru uyu muhanda muciyeho nk'umuntu wagira ngo ndi nk'inyoni kandi koko twari kumwe bivuge ngo nanjye yarambonye gutye none kuri kwisekesha gutyo se umunsi we yakubonye we nta nimbaraga ugira azakuniga ingota yikurema yitereke hasi ntabwo se agatekerezo tukamukura mu nzira ibyo biroroshye two n'utuntu toto yaratubonye turi babiri zana n'umwereke telefone yawe kanguhereze zino nimero mukanya uhita umpamagara nkohereza amafaranga ndashaka kugira vuba nk'ibyo utekereje nibyo nanjye natekereje wanyumvise ndi kukumva neza cyane agomba kuva mu nzira rwanda umwanda kabisa biriya bintu wabikoze nabi we wabikoze nabi buriya ujye kunyanyagiza ufite amagambo wavuze cyangwa wavuze nabi kugira ngo bahite batumenya bintu byize cyane nabikoze neza kuko mbikora nabi nta nubwo ari gusara ahubwo birasa nko yadufashe mu mutwe yadufashe mu mutwe wowe uri muri degembya wigendesha hano wigendesha gutya waruswe ni marene we ibyo ruzi ko ngomba kujya ubaho buri munsi reka rero nkwereke nutabikora hari abandi bagabo bari inyuma yawe utazi uzashiduka ibyo nakubwiye ngo iwanyu mama wawe iso wose uzaba ubareba gutya birarinda bigera none wanya nirukanka mwego igikecuru kiri kwirukanka ngo ibiki n'ibiki urimo urandeba gutya uretse sha mu misiri mbi urandeba hoya ibyo biroroshye ibyo nongeye no kugira ubwoba shyira umutima hamwe sinjye wamushajije kumukura mu nzira no guhuhaho uzabigenza ute uzi ko wanyibagiwe koko njyewe siyo diru ya mbere mba nyine ni nyinshi iminsi y'ibiri ndabanze njye ko wa muntu wanjye nguhaye iminsi ibiri nta kibazo nguhaye iminsi ibiri nawe ngo wowe ugenda ushyireho 500 rebe nta kibazo njyewe tambuka komeza iyo wari ugiye mbaka nikomereze iki ngiki kirimo kirakina n'ikipe kitazi we wagenda imunda kureba uri mu marembera sha uretse mama 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 ubere cyane umwana we yarakuriye marene Kazuba hari undi mwana sozo tugira marene agire azahangaha araza arasuza nk'ibisanzwe aje kureba nguko tumeze noneho niko kunsaba ngo nje kumuzanira Kazuba amusohose ntanye ndagiye ndamuzanye ariko ibyo naboneye ahangaha nagahuma mu cyagenze utese kutari kumwe Kazuba aje kwita amaso marene yabaye nk'intare y'ingore yamufashe agashaka kumufata mu mashingu ngo wowe ngo ndakuniga akamufata gutya mu muno mu mashati nakije intambara cyo kirabira neza nabizi icyo yakwishimye avuga iki se
ngo marene ngo arimo kuvuga nyine ngo marene ngo yaramukubise ngo marene ngo kino kigore ngo cyarankubise ngo kino kigore ngo mbese nyine ibintu bitumvikana cyangwa ashobora kuba abantu bamukubise igihe atari hano akaba se ubwonko bwabe se kari marene ese kuzi marene ko ari barakuriye akajya kumukubita ntuzi ko marene yarimo adufashe kumushaka byantunguye inzu yambanye nini ndavuga se noneho mana yanjye uyu mugabo nta nuhari ngamfashe ibintu birarambirana bisoza rega marene agiye atanasezeye uzi ko ese urumva nyine nese urakuzi ukuntu byari bimeze aya meze mbese nyine ndimo ndarwana kugira ngo mbagemo hagati urumva kandi urabizi sine nawe kumbaraga bigeze aho ngaho urubuze gico marene afumyamo Kazuba yarateje intambara ku rwego cyangwa nuko wenda asesheri ko twabonaga mu minsi mike yatangiye koroherwa byagiye hanjye ntago mbizi ntago ndimo ndimvisha cyatumye abandi bantu bose baza hano Kazuba gatuza akabebonye marene yanyiza akamera kuriye jewe numvisha harimo akantu aya ntago marene hari ikibi yaba yarakoreye Kazuba none se gute kandi ubizi ibaza umuntu waremeye kumukora buri kimwe mu bukwe bwe bwose ibaza umuntu waguze ibintu bingana kuriya kugira ngo aherekeze umwana azamere neza nasuko yamukora ikibazo akoshera umwana w'umuntu n'iki kuri wowe yego abana b'abantu barahinduka ariko se na marene koko utewe rero nta hadashakishiriza nubwo n'uburakari biri gutuma utekereza ibintu witekereza ahubwo nshaka ukuntu twazajya kumusaba imbabazi ubusa ahubwo yabifasha twamusaba imbabazi ntabwo imbabazi zo birakwiye bitewe n'ukuntu yavuye hano kandi ari umuntu w'umubyeyi uburyo yagiye kumusaba imbabazi tuzazimusaba ariko nanone ahubwo subwo ntiyatekereje ko ari twebwe twaba kumubwiye ngo naza akana warabizi wana ko kuri mwana afite ikibazo nuko gusa nyine kumusaba imbabazi byo birumvikana kubera ko nyine umupfu ni ufata hanuka nuko rero nyine gusaba imbabazi byo nyine umuntu tugomba gutegura nk'ukuntu kandi nabwiye badi kugira ngo azajya muco ariko se ubundi ntimwari hano yakuvuga ngo yasohotse ariko ndetse ntimwari hano ubundi se umureka akaguma hariya mu cyumba kandi ari marene waravuze ngo tumuhamagare ngo azamusuhuze kandi nawe bizi neza ko atararurihirwa neza wivuga gutyo ubwo urumva nare mubwire ngo ukurikije abandi bantu ukuntu bajya baza hano akitwara wowe watekereza ko ibyo bintu yari bubikore wenda twari dufite icyizere ko agiye kumera neza ariko ntabwo numvaga ko izo ntambara zose byantunguye nabonye rwose nabonye igihuru kirimo igihunyira ntabwo biriya bintu wapi nese ukaba utekereza ko hari ikibi yaba yaramukoreye ntabwo mbizi ntacyo mvuze umwana wawe zigaho ariko nawe ntukavugire mu migani ubwo se ntabwo mbizi ntugatekereze umuntu wenda ibyo tubyihorere hanyuma se aho byaciyemo ibintu bimeze neza ariko reka ahubwo dushaka ukuntu tujya kwa marene bigishyushye sibyo gende tumusobanurire nawe arabizi ko umwana atari bwamere neza hanyuma tumusaba imbabazi ntabwo ujya ku meza se cyangwa urumva umeze neza twitegura dushatse twanagenda ibyo ku meza tukabyihorera ntacyo noneho kangende nanjye ntabirenze kangende njye gufata akantu itegura unzanire na wa mupira w'imbeho turamushyira iki harya buriya twanyura hariya ku iduka tukamugurira akantu sinabonye akunda akawayini ahubwo tumugurira inyama yego shikaze n'inyama nawe bizi tumugurira inyama nateka akaboyiro uriya bujinya wose n'ivumbi ryo muri 90 biramanuka birashira uriya ntabwo ajya arakara cyane ntabwo ajya arakara noneho rero ndaje unzanire na wa mupira nta kibazo denzaho igendera gutya ntacyo ari gushaka akantu ko kwifukura nako ubwo imbeho ni cyangwa imvura niza kugwa ngewe nzanire umupira wanjye icyambere nabanza gushimira rwose na nimugoroba buriya nahamagaye mama wawe ndamubwira nti rwose urakoze ko waranyohereje umwana nubwo ni nyogosenge ahangaha ariko ukamfasha uturimo ukagira gute kubera ureba ikibazo mana yanjye cyasine buriya kubera ukuntu yakundaga Kazuba naramufashe ndamujyana mwohereza iyo njye kugira ngo abanze yitekereze ubwo yaramukundaga cyane ku buryo yarasaze
turi mu bukwe nanjye nari namubereye marene uriya muryango ndawukunda ku buryo mbese nanjye byarantushije nuko mbese ndi umuntu mukuru rero ahita afata icyemezo ndabwani rero sine wanjye reka mwohereze agende hari umumama w'inshuti yanjye uyu ngiyo za cyangwa ubu kandi nawe ufite abana b'abakobwa bangana ndabwo rero umumfatiye kugira ngo nze yitekerezeho depression yagize mbese bimuvemo abe ari kumwe n'abo bana hari igihe bambuka bakagiyo bakagira gute mbese kugira ngo bimuvemo nzongera kumugarura wenda nabishaka cyangwa se akomeze yigaho ashobora no kuhabona n'akazi reka rero tugaruke ku cyo ngiye nashakaga kukubwira nta kibazo ko mfite amatsiko humura Kazuba rero akimara gusara iwabo bagize ibibazo bikomeye cyane urumva n'umwana umwe wenyine bari bafite ebana ariko numvaga ngo hari n'undi muhungu yaje nyuma mbese nabyo ndabigarukaho Kazuba agisara mama we abaye ukundi kuntu reka sinakubwira no Derek we kubera ukuntu bari abana bakundanaga n'iriya miryango yari ifatanye gutya umukunzi we yahise amera nk'ahasaze mama wari nawe aravuga ati ntabwo umwana wanjye yasara ngo ndebe muri uwo munsi bavuze yuko ngo bari ngo babonye Kazuba ya ruguru arimo ararya ibivoka agira gutegera gute Derek aravuga ati nyabuneka dorari iyo ngiyo agiye arimo ararya ibivoka arimo aragira ati musi ikintu cyabaye yahise yirukanka agenda ajya kureba Kazuba akihagera nta nubwo yamubonye asanze ntaho ari umwana babaye nk'umusasi arirukanka aratorongera nyina nawe yumvise ko umuhungu watorongeye nawe barirukase abantu bavuze yuko babonye hafi kuri Nyabarongo nimba yari ikubisemo nimba na nyina nawe yarabuze uko bigenza akajyamo nimba baragiye hehe mbese abantu barabashatse kugeza kuri uyu munsi turi nko mu kiriyo nanjye birandenga hari igihe nicara gutya nkareba ibintu byagiye biba umva birandenze none si ubwo ngo noneho rero umva ikibazo reka tureke Kazuba buriya iwabo bakaba bari bafite uriya Derek yari afite mukuru we bamwita nimba ari ngo kemusi nimba ari simbizi babyita babivuga mu bifaransa ngo emokera ntumbaze simbizi ibyanyu ukuntu musigaye mu bivuga none akaba yarahari nawe kugira ngo umuntu amube hafi icyo nagusabaga ko wagenda ukajya iwabo ukazajya ukora nk'uturimo nabo ukabafasha kuyonyine babone ko umuntu aba ari hafi urumva ngewe ngiye arantinya nk'umukecuru akavuga ati uri kumva nabikora gute koko nyine umva ikibazo bari abantu n'inshuti zacu yewe twaranywanye ariko wowe ushaka kugenda mu gitondo ukawateka ukawamusasira mbese akabona ko ari umwana bangana umuri iruhande Masenyi urabizi neza ko twahoze dukundana njye na Imuke yego kandi ubizi ko twashwanye narashwanye ariko ubu nta muntu afite ubusuri kumva namujya imbere gute kuko kubera ngiye wagenda witwaje ngewe uti mama yaranyohereje sibyo ukagenda ukamukorera ukamugira gute mbese no arigunze mu buzima bwose bushoboka agahita atekereza na rwo rukundo mwigeze kugirana akareba akagira gutya ariko rero kuri ngewe ntago mbese twavuga ari umwe urabizi nanjye nukuri sinzabona heraye mukepe nukuri yarandakari ukuntu twashwanye nabi noneho twashwanye nabi nyine wahita uprofita muri ibi bihe arimo by'agahinda iyo umuntu sirashwanye n'undi wenda tubwe agapfusha hanyuma wajya kubona ukabona abantu baraje urabirukana ngo we kugenda ngo kubera ko byagenze gutya ntago wamwiciye nta kintu kibi wigeze umukorera ni iby'urukundo noneho rero sasa genda ukora utwo tuntu akubona abona nibura umushyurije amazi abona urashashe nk'igitanda nurangize wigendere niyo mutavugana ubikore nurangize wigendere ugira icyo wabafasha nurangize wigendere sibyo hano urabona nta kintu tuba dufite dukora cyinshi nimba twakorobye aha hantu hacu twasashe igitanda twatetse ikintu niki dukora urabizi ngiye kugerageza yego rwose mwana wawe ngiye kugerageza mwinjirire ngira uburyo bwose ubwenge ndakuzi mubeshya umwereke bya bihe bya kera mwe ko nari umwana mwiza nubwo ibintu byaje kubamo tugashwana yego mujugarike yego yakugarukira mwana wawe soka ibyo ahubwo ngiye kujyayo yego ngubu nkubwira iki genda
gusa ntukajya utaha nijoro urabizi kariya kayira tunyuramo batasaka gutegeramo umwana wanjye nkajya kumwumva bagukoreye ibya furame urumva ndabizi ngaho ugenda kangiye ndazi kukubwira ako nsengere bicemo wowe wigira ikibazo nakubwiye ngo genda ariko wowe genda kureba arebe ukuntu umeze arebe ukuntu wambaye arebe byose ubundi ndabizi arahita agwa ndetse ko arukunda utiwegamye aho ngaho hamuriki nari ndi gutunganya imisego utunganya imisego se wicaye imisego bayitunganya bicaye batunganya imisego bicaye ushatamye muri izi ntebe uhamuriki ko aricyo ndi kukubaza aya nuko nari mvuze ngo reka mbanze matunganye neza ushobora kuza wenda ugasanga hasa neza nawe urabanza wigeramo uti ninjye waziguze wari wegamye wumva ari wowe waziguze urabanza urazigeramo kabisa ngo wumve twe tuzicayemo uko tuba tumeze aya ubwo nanjye kari aka kazi nari ngiye ugiye mbwira icyo wari uri gukora cyangwa mbwira icyo wari uri guhamura ugiye se kuko umbonye uragiye se kuba utitira iminwa unywa itabi reka ishwe ntabona narimo twebwe iwacu n'uwabitekereje yesi apfa pe hakuze inkweto zajya uzimesa icyo reba nk'inkweto uba winjije mu reba nk'inkweto uba winjije mu nzu ukuntu ziba zimeze nyine nuko nari mvuze ngo wagiye unoga aya ugira ngo ukamesa n'iyo myenda ugasa neza ugasa nk'abantu ndabona nsa nk'abantu reba nk'intebe wicayemo urebe n'ukuntu ubusa ntakaye arewe asye yewe uri gufinda ibiki uri gufinda ibiki ndarebye nsanga ntabwo zinkwiriye kuki se wazicayemo ntiwabibonaga nyine ko zitagukwiriye asye umva ikintu ushaka kukubwira oya ntukanyegereho uri mfite umwana bita Kazuba ari hariya mu cyaro ahantu nini nagushushanyirije nyine nakweretse na gahunda zose naziguhaye ndagira ngo umugeni mu mushimutire nyuma y'iminsi 3 ndabwira icyo mugomba kumukoresha amafaranga arahari amafaranga ahagije yego arahari ugomba kuduha miliyoni 5 ye nimba kuko ufite gahunda ya nyayo munsi yazo ntago bishoboka reba ukuntu umujene aba yambaye reba ukuntu mba nambaye nyine ahubwo nagize ngo mukorana n'abasirikare uri kudukinisha oya ntago ngewe ndi uri kudukinisha tuba ari wowe duhera dukina muri kano kazi ngewe ntago ndi bunda niko bakinisha tudukinisha ntago nakubwira miliyoni 5 ukavuga ngo hoya ngo ntabwo ntabwo tuba twemeye kunegosiya ku kazi yavuze ngo nimba gahunda ihagaze gutyo ugomba kuyumbuka tu birakunda miliyoni 5 cyangwa ntago bikunda nyine ngewe nayifite miliyoni 1 miliyoni 1 bivuze ngo irebe iyi modoka uri kudukinisha ntago ndi kubakinisha kuko iyi modoka yonyine ihagaze ngayo na essence uzana tuba tuvuye ngewe nyine nari mbahamagaye nzi yuko ari ayo ngayo basi mukorera ntago nari nzi ko wenda muri hejuru ntabwo tuba dukora udufaranga tungana gutyo vana ntarakwica njyewe njyewe ntabwo ubwanjye njyewe niko genda none ukuri kw'Imana ni genda sata reba nk'uyu n'umunzanye mu gihe tudafite amafaranga akazi nk'aka k'ubufu banzanyemo no kuza gutigira inama undi muza nk'abakeca nk'abatazi icyo gukora uriya mukecuru neza ko ari umuntu byose ufata ariko uretse reka mwereke reka uriya mukecuru tumuhe umwanya banza umwumve wumve gahunda ye wumve ukuntu akazi gahagaze azongera amafaranga se reka tumuvugishe twumve muhamagare toto muhamagare kora ngwino umva mubwire numvise akazi k'uriya mukecuru ari ak'abasivili bashaka kubona akazi koroshye cyane kuko wumvisha avugamo utuntu ibintu by'akana ngabana gushimuta mu ishyamba ushobora gukora ibintu bigenda bigahita birangira
ariko reka tumwumve twumve nimba agomba kongera amafaranga. Tumuvugishe twumve gahunda ukuntu ihagaze hanyuma tubashe gukubita ducanga amata. Mami yagira hino ngo ngwino. Imeze bite wari keca? Kumva nase shaho dashyushye imeze bite? Nujya ugabanya nujya utekeza akazi nk'aka ngaka turagera ngo ujye wongera amafaranga. Wongera amafaranga no kujya uduhamagara byose ufite muri miliyoni 10. Wongera ngo bagire ngo rero ngo urantiye. ntabwo bagutinya usibye njye gutinya. Umva giti Karame, ugomba kumenyera umwana ukamenya ikintu cyose ashaka. Ikintu agize ate ikintu cyose ashaka ukakigira ute ukakimugurira. inde wowe ukakimugurira Wowe maze ukagitunganya ukakimuha. ariko akiguze. Nese nabwiye ngo ukingurire wowe. Ndakubwiye ngo ukingurire. Nabwiye ngo urugo ruhahire. Ukamumenyera imyenda yo kwambara, ukamenya ko icyumba cye gitunganije, ukamenya ko inkweto ze zihanaguye, ukamenya buri kimwe. Kandi ntabwo uzagomya kugaburira umwana wanjye usutyo. Nawe ugomba kwiyitaho. Ejo ni handi usanga abantu barwaye inzoka kubera umwanda. Nta mwanda wawe nkeneye. Ugomba kwiyitaho nawe ubwawe. Ako mbanana meshe. Ako ina. Bumba ibyo bumba. Ako nirikote buriya bigize. Giti ambara ndakwinginga ambara rwose wikura mwanga ujya kwikurira muhanga. Reka nyikuremo ari wimvugisha. Wagiye se wo ikintu gituma utoga n'icyari sabuna ugura muri urugo. Ikijyanye n'umwana wanjye wacyumvise. kijyanye n'umwana wawe ntacyo nzi. Ntabwo nzi cyamujyanye. Ndakubaza ikijyanye n'umwana wanjye nakubwiye. Kumwitaho. Uwo mwana wanjye ari mu bibazo by'umuvandimwe we. Ari mu gahinda k'umuvandimwe we. Icyo ngusaba no kugomba kumwitaho, nta kandi kazi kari mu rugo karuta umwana wanjye. Ariko si mabuja. Ayo mafaranga wavuze miliyoni 1 ntabwo tuyashaka. Gira vuba dukora akazi. Nta nubwo tugomba gutinda hanga kugira ngo atagira umuntu umwe Ngiye rwose nta mafaranga afite nari nzi yuko ari. Gira miliyoni 2 tugukorera. Birumvikana cyangwa bikora. Nubwo ngubwo ni sambu nagombaga kugurisha. Uri gukina natwe? Ntabwo ndi gukina natwe. Ntabwo ndimo ndakina namwe n'ukuri kwima. Kosa ryambere ribi wakoze no kutubona n'amaso yawe. Yavuze ngo imikino yo yibagira. Birumvikanye. Nyine nababwiye amafaranga nabona. Ni nayo mfite kuri telefone yanjye pe. Nta kindi. Nta kindi. Ni ibyo byo gushimuta gusa bikarangira. Ni ibyo byo gushimuta pe nyuma y'imisi 2 y'imisi 3 ngahita mbabwira icyo mwamukoresha. Ajya ngo no umwana. Yego ni umwana ntago ari umuntu mukuru. Byibuze twari tuzingane bwa batari byibuze ihagije kugira ngo dukorere natwe akazi. Kuko turamutse dufite n'akazi ku buryo twakora na bateri yose tukayishyira hasi. Twayishyira hasi. Ibintu byoroshye cyane mu mike cyane. Oya ni umwana muto. Noneho tugiye gukora akazi ariko ubutandukanye kuduhamagara mission zawe. Ntago nakongera pe. Ntago nakongera ahubwo. Duhereze location, uduhereze n'amafaranga dukorera akazi. Gira vuba location. Murebe inyuma hari reba kuri iriya nzu hari. Yego ndi kuyibona. Ni hari muri iriya nzu yo mu cyaro. Yego. Ni umwana w'umukobwa acanga agiye kuvoma agiye kugira gutagira. Marino shyamba ni hanyura. Hari niho anyura. Yego. Ahongera utwereke isura ari neza. Dore ngiye. Okay. Kubona ari nakazi. Aha biranoroshye cyane. Ushaka tumwica cyangwa ushaka yuko mu minsi 3 ndababwira. Umushaka ni muzima. Waretse twamukwicira se. Oya buretse mu minsi 3 ndahaza kubabwira ukuntu bimeze. Okay, ntugire ikibazo. Yego. Tukimara kumugeza aho ushaka wo mu ishyamba. Yego. Tuguhamagara. Mbahaye avance. Byihuse cyane. Ngaho imana nyandikira mu mukecuru ukoze ikosa ryo kutubona. Nta muntu n'umwe ugomba kumenya ibyacu. Ni wowe duhuriye ahangaha, ni wowe tubonye. Undi muntu tuzaje kumva ko yatubonye, tuzatumenya ko atugambaniye. Biri kumvikana. Oya njyewe rwose hoya. Bivuze ngo ikosa rimwe uzakora. Iyo mahirwe y'ubuzima bwawe ukongera kubaho. Birumvikana. Yego. Ohereza vuba. Noshereje 600. Mbasigayemo 400. Dusoza utuwohereza 400 ari kubura. Yego. Kandi uze kuduhamagara Ohereza location vuba vuba.
kuko hasigaye hazamo agakobwa keza ariko ni agakobwa gasa nk'agashinze ukuntu kaba kambaye ubusa nyine urebye kaba kambaye ukuntu ku buryo kwakura nyine abagabo ariko agakobwa narebye nsanga karamukunda kuko ukuntu kabwitwara ndashaka emuke muzaniye umupira ndashaka emuke nyine amagambo yose kakaba kavuga emuke nanjye natekereje ndabona ukuntu n'ubundi kuko uriya mwana ameze nk'umuntu nawe wajya ngo nawe yarasaze nyine sorry ameze nk'umuntu sikabanya amagambo cyo mukajya udodoka amagambo umuvugambo bwose buri guhura kuri imbere yanjye nyine nshaka kumubwira ngo nta kuntu twabahoza n'ubundi nabo bakishakanira bande bande ni wowe urambagiriza umwana wanjye ni wowe urambagiriza umwana wanjye ako gakobwa uri kuvuga ni akahe agakobwa nduzi ko ari agakobwa kuko umuhungu wanjye atanyetse n'ugiye ukanyumvisha kugira umuhungu wanjye tubashyingire kari keza ra uzafata irembo se ni wowe uzafata irembo nubwo bakomeje kuvuga noza cyane nanjye mbona n'agateresa ni keza cyane ni keza cyane kagucitse gatese kutagateresa bakomeje kavuga none umuntu watereta urumva nawe mukayamutereta nicyo ushaka mujye mufatanya gutereta umukobwa umwe we nawe muri ku rwego rumwe we nawe ese byo ko we nari muremure mwandi mugufiya nawe ubundi nta kintu cyatuma mudatereta umukobwa umwe akareka ngera mukobwa n'ubwo namukobwa none se mwari mukeneye nk'amazi winjajwaho harabe nagutumye ukajya unjajwaho ukajya ufata ibintu ngo ucurike ninjye se uri gucanga gumya uvuga iby'umukobwa ntabwo urabirangiza nibyo narigezeho umukobwa aza yambaye akantu nanjye nyine yigeze kuza yica aho ngaho wicaye aha agusanga nuko komeza nyine yaje yakomeza nabyumvise umukobwa baraje gukomeza ngo nyine reka byose mbivuga cyangwa bivuge rwose nta kibazo ndamureba yicaye mabuja mukarya neza pe kuko yaramuzanye umupira w'imbeho bishatse kuvuga ngo bari bararanye cyangwa se bari baranye amajoro bari kumwe biba ngombwa yuko umwana ataha nijoro kandi urumva aramugati akiri uriya yakuye mu ikote nyine aramugati rero sheri wanjye karibu rero murisanga tubakiriza ikise mami nari mbakumbuye nagiye ku bintu byinshi nari mbakumbuye iyo ni uyu muryango pe nuko nari mbakumbuye kucyo tubakirize n'amazi nta kibazo amazi ako banza umbwira amakuru bimeze bite makuru nyine ni meza kazuba se ameze gute kazuba ntabwo bigikaze cyane uko biri ubona uko bwije nuko bukeye Imana hari ikigenda ikora navuga ngo uko biri biraruta mbere aho bigeze ubona ko umuntu afite ibyiringiro ko gukira bishoboka nuvuga ngo nyine atangiye koroherwa nyine ari kwikiza nta kindi kintu cyakozwe sha nukuri pe natekereza navuga ngo ni Imana irimo kugenda ibyikorera mu gikari ntabwo bikimeze nabi n'ibito amashimwe ubwo ari kugenda amera neza amakuru se wowe twavuze ku bya Kazuba nibagirwa kukubaza amakuru yanyu nanjye amakuru ni meza nyine ndabona ubwo naherukaga mu rugo nubwo naherukaga inaha naherukaga kera pe kera cyane mva iminsi myinshi pe iminsi myinshi cyane naherukaga kera cyane gusa nk'umwaka ntuciyeho ra burasa n'umwe ahubwo uzi ko niba ntibeshye harya ntiwagiye imbere y'ubukwe bwa ba Kazuba turimo kubutegura nagiye imbere yawo mbere cyane ahubwo tutari twatanya no kujya imbere yawo cyane uzi ko hari haciyeho igihe hari haciyeho igihe urumva nawe nagize ibintu bituma naboneka none se ako nshaka kureba ukuntu umwana ameze Kazuba se nkimenye amakuru nawe uvuze ni reka nze ndebe ukuntu ameze oya ntugire impungenge hageze ntabwo bisaba kugenda ngo umufate ntagakiza ngo amenagura ibintu ndamuhamagara ntacyo gusuhuza hashize nk'igihe atangiye koroherwa sha ntabwo nakita kirekire umuhamagaye niba mfite amatsiko kuri ukuntu ameze Kazuba Zuba Kazu
se yasinziriye kaka Karame. ngwino sheri ngwino hano nkubwire urumva nitaba nk'umuntu muzima nyine utabizi usibye nyine kumureba umunota umwe tukivanga kumurebye nyine bikanye wa mukazuba tu n'ubundi bisanzwe nsigaye nkareba noneho umunezero kanyica nkongera ndumva ibyishimo by'umubyeyi byaragarutse. Kazuba amakuru yawe meze neza amahoro derukana kera uranyibuka se ndakwibuka. Okay. Arakwibuka buriya wari uryamye se sheri Nariryamye. Abayitonze cyane gutya kusiga witonda cyane Niko meze. Okay. Abayitonze nk'abakobwa ntabwo kakiburira ngayo ngoko rero urabona akazuba wacu atameze neza se Kazuba rero meze ndabona neza ameze neza iminsi izaza ndashobora tuzajya muri salo sheri waje karibu meze neza Kazuba neza ngiriwe neza muraho neza umuke urakomeye ndakomeye wadusuye nabasuye ndabona ntacyo baye ntacyo mbaye mu gake gakeya biraho meze neza rwose nanje no kureba Kazuba ameze neza barambwiye ngo ararwaye ariko ndi kubona hari kugenda kugira ngo si Imana yabikoze ari koroherwa anameze neza urebye mu minsi imbere ukuntu yari ameze abantu bose yarababonaga akabirukankana akabakubita akorana ko ameze neza nta kibazo umuntu ashobora no kumubwira ngo ajya akahagenda akagaruka oya ntimukagira ahantu mumwohereza ari wenyine oya ameze neza ahubwo agosheri nawe urimo kumwihutisha cyane uziko ese wowe ukurikije ukuntu yari ameze cyokora ameze neza ugereranije nyine na mbere ariko nawe uramubeshya ngo ku buryo nk'umuntu ngo yamuheza ahantu uyu ni umuntu ahubwo reka mutume ajye kunzanira amazi ku iduka na ruguru. Excuse me ntacyo bitwaye wari ukomeje ndakomeje nta kibazo nase ntiyagenda nta kibazo oya sheri nawe ntugakora none se kuzi ko wa mukozi wacu yagiye ese ni mukozi yagiye okay reka njyewe njyeyo ntabwo twafata umwana ufite ikibazo nawe urabizi ngo tumweze mu muhanda oya nta kibazo nase dusiga umushyitsi kandi turi kumwe oya sheri nta kibazo wowe buhari njyewe ngende nzizana ariko mbabara wikoreza umwana mu muhanda ameze gutya we nyizera kugira n'umushyitsi abone ko yagize mujya ubusanzwe se ajya agenda ntabwo yagenda ari wenyine kubera ko we nta kibazo afite nta kibazo afite sheri wagiye unyumva bwa rimwe uyu mwana birengagije ikibazo afite uzi ko ese ariko se ntazigira wowe wabura ute kugira impungenge z'umwana ntabwo wagenda ukanzanira amazi sibyo Nta kibazo. reka tumutume agenda sheri urabona ari bubishobore nta kibazo wigira impungenge ahubwo ugenda ubabwire baguhe amazi yandi manini sibyo amafaranga ubabwire ko ndi buyohereze kuri kode yawe ndayizi Nta kibazo. wanguke urahazi shu Si hano ruguru. uhita uzanira n'umushyitsi fanta yayindi nini wanguke ntugire ikibazo ariko sheri nk'ubu umwana wacu yibeshye kugira ikibazo aramubwira ati akira noneho arangije nyine arataha aza arizanye akubwira ko bararanye nyine ikigaragara ni uko urumva njyewe nyine nshize ngo muri logike ukuntu njyewe mba narize nyine ibintu bya mathematics n'ibindi bya nuza nize bya hoteli mathematics nyine ibintu by'imibare cyane natekereje ndavuga ati nta kuntu yamuha ikote ku zuba yarimuhaye nijoro amaze kurimuha nijoro urumva ubwo bwari bwije cyane ese uri kuntu kuki atamuza ariko ntabwo byari gushoboka ugira inkuru we nuko inkuru ndimo kuguhaka ubu nicaye ari wanteze amatwi ikibazo ni kurimo kuvuka ngaho nyine none arangije ararimuha ariko ikigaragara uko nabonye agahambirwe toragura ibintu hazi byawe mve imbere toragura ibintu hazi byawe cyangwa
jya umenya akazi ushinzwe umenya n'ako udashinzwe. Ibintu ushinzwe ntabwo ushinzwe kumenya abararanye n'umwana agira batararanye n'undi munsi. Jya umenya amagambo uvuga uyabare nayo ugomba kungana utagomba kumbwira. Ndavuze ngo mva imbere, mva imbere Giti, mva imbere. Ndavuye imbere pe. Giti wamvuye imbere. Ariko Giti wamvuye imbere. wahizwa ni ntukamuhereza hanze rata sibyo ni hano impungenge wenda nuko ari muri karitsiye wenda abantu bose baba wenda bafite amakuru cyangwa wenda ari no koroherwa ariko reka mukamuhereza. Oya ni hafi, ni hano hafi hano ku irembo siwe urana kereka ari nk'ahantu wenda kure ni twamutuma gusa hano hafi twananira kwa mutuma. Yasinze umutima ukomeye aho ukura. Oya wegiri impungenge. Telefone iri gusona se yawe ra? Njyewe ahubwo ndabona hari umuntu umpamagaye. Hello? Hello? Oui? Urikumva neza? Ndakumva. Ninde ko nakumenye? Ndagira ngo umenye ngo aka kanya dufite umwana wawe. Inde? Inde? Uri kubyumva neza, dufite umwana wawe. Umwana wacu? Mama, 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 mama,